Dusome igitabo cyo kuva ibikemuri, igitabo cyo kuva ibikemuri umurongo wa 24 na 25. Ibikemuri umurongo wa 24 na 25. Haravuga ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo. Yego. Yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yego. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bimeze. Ariko ibintu ndi kubasomera ntabwo ari ibyo ku gihe cyangwa wenda mu bindi binyamakuru. Ni ijambo ry'Imana. Kugira ngo wenda ndimo nko kubikura mu gihe cyangwa se ahandi bisubiremo. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo. Yego. Yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Iyo nicaye nkareba ibibazo biri ku isi nibaza impamvu abadasenga batiyahura. Hari igihe njya nibaza impamvu abantu batiyahura, nkagira nsobera impamvu batiyahura, kandi ubundi ibibazo biri hano yakabaye bituma abantu biyahura. Dore ko n'amashyamba ari hafi. Umuntu umwe yigeze kugenda nijoro, undi nawe agenda nijoro abura amafaranga. Abuze amafaranga bamushinja ko ari we wayibye. Umusaza mukuru aramubwira ati ngurira inzoga mubwire, kugira inama, tugira ngo ni inama y'abasaza agiye kumugira. Arangije aramubwira ati nkurikije ko wagenze nijoro nawe akaba yagenze nijoro, ibyaha turaguhama, ibyiza ni uko wakwiyahura. Tugira ngo ni ibindi bintu bizima agiye kumubwira. Iyi si mubona nta kintu namba cyiza, nta kintu namba cyiza kiyigaragara. N'uruhinja ngo ahantu ruba rwari rurinda ruba rwakurira ahantu heza rwavuka rukajya kubera ruba rugiye mu kibuga rutari rumenyereye. Kandi babwira agahinda kutarize niko kubizi. Ufite amafaranga nawe n'umugira ngo yakize agahinda, ariko yaba ufite agahinda karuta kutayafite. Ntabwo kuba inzobe bikiza umuntu agahinda, ahubwo igikiza umuntu ibyago n'amakuba ni ukwakira Imana mu mutima. Kandi babwira ngo amahoro Yesu atanga ntagira akagero ntadondora, kandi ntaguhuriza abayafite. Kandi amahoro Yesu atanga ntabwo ayaha umuntu kuko abyibushye, ntabwo ayaha umuntu kuko ari muremure, ntabwo ayaha umuntu kuko afite ababyeyi. Uyakira uko wamwakiriye, uko wakiriye Imana, nta bindi bibazo bimuriho areba bike. Haleluya. Kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko wataye Imana ni ukubura amakuru. Kandi nta byago, nta makuba, nta kaga bituma umuntu w'Imana abura amakuru. Kuko umuririmbyi yatubwiye bamaze kumuririmba ngo naho hazi ibyago Ngamahoro. kandi ngo no mu byago nzagira neza. Agira ngo mbabwire Imana rero, kandi mbabwire Imana nyamana. Amen. Imana nyamana reka nyibabwire, ni Imana yicaye mu ijuru. Urumva tutabaye maso ngo dusenge cyane nk'uko mwabivuze twasengera ubusa. Kuko mu ijuru Imana iriyo ikikijwe n'abamarayika barimo barayiririmbira kandi bafite amajwi meza. None amajwi yacu arimo gutukana ngo byarakunaniye ngo se ngo tukuve, we ibyo ntabwo byumva. Ibyo bintu urabyumva ariko ntabwo ufite mu mwanya wo kubyitaho, ahubwo icyo yitaho
kwibaza kandi uri kubona nawe ntabwo niba yakuzanye iterabwoba imbere y'Imana ikimana ishaka ni ukuyivuga neza abandi bari kuyivuga nabi abandi bayituka abandi batayivuga neza bakayivuga neza haleluya akababwira Aburahamu ari kumwe n'umuhungu we muwe aramubwira papa urashaka karara icyuma ngiki n'umuriro w'uyu ngiki n'ikibiri none intama urabaniravaye uyu musaza yaragombye gutuka Imana ukurikije imyaka y'ijana yari amaze n'amwana ariko yabwiye umwana baramubwira ngo mwana wanjye ihangane twigire imbere uwiteka mu maso ye harimo intama nakamubwira ibitagaragara mu maso yawe bigaragara mu maso y'Imana haleluya ujya mu maso yawe atabona mu maso y'Imana arabireba yawe ntubwire ngo hari ibyo uri kubura yewe nta n'ibyo ubona rwose ariko ibyo ntari kureba amaso y'Imana arabibona komera papa haleluya ngo byacitse ngo byadogere nta byacitse nta byadogere dufite Imana cyangwa niba nta mpamvu ufite wiyaho iyo nama rwose ntabura ariko niba ufite Imana yawe icara ushikame Imana izagutabara Bibiliya iravuze ngo Imana yumva umuniho wawe Imana irakumva umuniho wawe ugasezera Imana rero bari bayisenzera nk'ihorera barananira iraceceka kandi cyabateraga umuniho ubundi ngo bari bari mu Misiri kandi ikintu mu Misiri bakorera ibintu bibiri inkoni nyinshi akazi kenshi ibiryo bike akazi kenshi ibiryo bike kandi nimuza gusanga murasanga tukiri mu mwuka wa Farawo inkoni akazi kenshi ibibazo byinshi umushahara wo nawe ugasanga umuntu agize imyaka 40 ntaragira n'igare kandi uwagakubwira agenda mu modoka inyuma zirashaka inkoni nyinshi amarira menshi ibiryo bikeya kandi Farawo ukuntu abigenza acunga umuntu yamara kumucunga akamuha akazi n'ibyo ariko bikajya bihuriramo gutega 20 kurya 20 byose wajya kubiramo ugasangurwa muri banki ahubwo barakora ntibacunga neza bazababaza ubushobozi bakukura kuko Farawo ntabwo ajya yemera yuko umuntu atera imbere aragukoresha ugakora rwose ku manywa na nijoro ariko gutera imbere ugahora mu marira no mu maganya ariko ngo Abisirayeli barakubitwa cyane barasenga barataka Imana yawe niyumva ntiyagira icyo irabibona ariko ngo noneho bagezaho kuniha uzi yuko umuntu asenga buriya rero niyo umuntu akiri gusenga burya aba agifite akabaraga ngo Mana ngo ni imbere yawe ugifite akabaraga ubundi imbaraga zishira ryari ujya kuryama no gusenguka bikakunanira ugasanga ejo warabivuze ejo bundi wabisubiyemo mu cyumweru byashize bari babijyanye ku musozi ubundi barabihanuye ndagiseko nabisengeye bakabisangura bakiyiriza ubusa ndavuga iki Tumano turinda umuntu ukijyanye niho Isirayeli bari bageze kandi mbabwira ngo Imana n'uburyo yibereye mu buryo bw'ibirori gusa yibera mu birori Imana nta stress igira kandi mbabwira Imana ntigisimuka Imana ntiginanuka Imana aho yanyitiruha ko yabirikera n'uyu munsi ni kwinaho nta muntu uvuga ngo yameze ubwanwa ngo bwarakuze ngo yagiye kwiyogoshesha aho Imana uko yabirikera n'uyu munsi ibyaho nta bindi bintu yibera mu birori ibirori yiberamo rero bihora yera rero ikibazo cyayo mu birori ikagumya ikera ikongera ikera ikagumya ikera umukiri ikera noneho abamarika nibo barushye ngo barunama bagasanga bakunamuka bakongera noneho bagasanganira cyane bakongera kunama bati kweri kwera bakongera batirera none igagumya ikera imyaka irindwi b'amamiliyoni yera hari ibintu nka bitatu bishobora gutuma abamarayika batera ibintu icyane ngo ni umukene usuhuza umutima burya ngo umukene usuhuza umutima Imana
mu mucece byo kwera kwanjye mu bihagari manze numva uwo mukene manze numva ibyago kandi Imana yavuze ngo nimujya gukina nimukajya mukina n'umusuke w'umunyamahanga cyangwa imfubyi kuko ngo batatse naza kureba ibibatatse nkababwirana abategera shinge na rugero Imana ibitaho ku kigero kidasanzwe none icya kabiri umuntu Imana ikunda bishobora gutuma imanuka ni umuntu wa kabiri ni umuntu uzi Imana neza kandi ari kugenda akayihamya kabisa umwami w'isi yose yarahagaze aravuga ati umuntu utazara ku gishushanyo cyawe ngo bazamujugunye mu muriro Saduraka na Meshaki na Abedenego arababwira ngo bana banjye rwose nimwumva ibikoresho bivuga ubundi isi ishaka ngo tuyicezereze ariko ntabwo tuzaceza ntabwo tuzaceza ngo nimwumva ibisembekizari ibisembara bivuga ngo mwajye muceze ariko Saduraka baravuga bati nubwo wajya nubwo umuriro nubwo wazana n'imihoro ukazana n'ibiki ntabwo tuzaceza kuko Imana yacu ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro riguma kandi n'ishaka idukiza urumva cyangwa se nanone twebwe turemera gupfa ariko ntituzaceza Imana ngo yicaye ku ntebe ishaka guhaguruka guhita imanuka igwa mu muriro noneho umwana wayo Yesu Kristo arayifata arayicaza ati wigenda kandi tugomba gukora ibintu Imana yagakoze akaba yifata tubikora haleluya Yesu aramanuka ajya mu muriro hari ibigabo byigize ngo byabutebuze hari ibigabo rero nabyo ngo byigize ngo byabutebuze ngo bijye biterura abakozi b'Imana hari ababiterura bizaterura bibakweheza hari abaterurwa hari n'abadaterura biteganyiza twatsindiye isoko ngo nitwe dufite imbaraga ngo zo guterura ngo biraterura papa ariko ndagira ngo mumenyeshe ngo Yesu Kristo umwana w'Imana yari yageze mu muriro ndagira ngo banze guhagura nubwo uba ibikomeye ariko Yesu Kristo we yamanjije kubigeraho ibikomeye ntabwo byagutwara kuko Yesu Kristo abigeraho mva kubaho bamuhamije haleluya ariko ngo abo bagabo bageze basanga marayika w'Imana yageze mu muriro yavuganye nabo reka manze mbabwira aka kantu ndamenyesha ko ibintu byose Imana ivugana nayo bikumva usibye umuntu wenyine umuntu we yanakwemera akanapfa ariko ntiyumve iby'Imana umubwira y'imeni kuko Yesu yabwiye amakara yabwira ati dore Petero yajyaga baroba none nagaruka muramenye n'ibikeri bihita byumva n'imitima irumva nubwo ubwiye amafi natwe ibikeri n'imitima Petero nagaruka natwe tuzamuhunga ibyo birumva Imana ibwiye inyanja ngo icikamo kabiri inyanja irumva ariko ibwiye Gahini ati wakirirwa cyangwa no kubwikereza ibintu byose birumva ariko umuntu we yamenye Imana ariko ndashimira Imana ko twe yavuze haleluya yavuze turumva iravuga turayita Imana ivugana n'umuriro aho bajya kuza abasore batatu haleluya ndashimira Imana ndababwiza ukuri nebye umuntu utakuri mw'iri teraniro adafite ibibazo ndamusengera agira ibibazo kuko umuntu udafite ibibazo nta bisubizo by'Imana azabona ariko ufite ibibazo azabona ibisubizo by'Imana dufite abakora batumenye bahora bavuga ngo munsengere ngo byakomeye ngo bambuze yumvira sha abandi barwanye n'abandi b'imiriro noneho uri kurwana n'amagambo bamuvuze iki se bamuvuze ko ari mugufi none si muremure none kandi uri mugufi none se uri muremure none ngo bavuze ngo ndananukira byibushye se ngo ningumba warabyaye se nimuhumure dukomerekeje ntibizatwomora birahurira
kuva naba sinigeze mbona Imana itsindwa. Icyakora ujya kubona ukabona iratsindwe neza. Agira ngo byaraye. Babwiye Yesu baramubwira bati Yesu umwana w'Imana ndikana. Nasanga inshuti yawe irarwaye kandi irarembye. Arababwira ati mwihute mubabwire ngo iyo ndwara arwaye arangije aranapfa. Kuba Imana yavuga ngo urwaye ubucuruzi n'abutinya wari ufite umuriro ukayitwika. Icyo gihe ntabwo bimbi Imana ipfa kuba yahabuze bakagira ngo yatsinze. ntabwo abafite niyo yawe mwaretse Imana ikavuga. Haleluya. Nyina wa Yesu baramubwira bati nimuhagarara kuri igega. Bari bazi ko ibyo kunywa bafite ari bike kandi bari bazi ko nyina wa Yesu ari umunyamu. Baravuga bati ubwo yazanye n'umuhungu we nibishira aravugana nawe. Haleluya. Avuganye nawe ibinyobwa kandi Yesu ahantu abera igitangaza. Yagiye mu bukwe nta n'agakesi nta n'akajerekani kandi atwaye intumwa 12 na nyina agenda ibako. Azanye n'abantu. Hari umugore w'umusambanyi yahuye na Yesu. Amaze guhura na Yesu aramubwira ati mama, aramubwira ati kuri uyigana Musamariya uransaba ku mazi. Yesu aramubwira ati yabaye wari ufite iyishurirwa rizima wakansanga amazi. Umugore ati ikivomesho kiri nta kivomesho ndagenda. Wikubaza ibivomesho wikubaza ibimenyetso bye bingana n'ibyo bavuze. Reka mbisubire ibimenyetso bya Yesu bingana n'ijambo avuze. Aho ibyo kunywa bimaze gushira. Bariya basanga n'agacuma yari yahise. Bamwe basaza bajya baganira mu by'ubukwe ntabwo bajya bavuga ijambo nta gacuma bafite ko kuganirira. Aravuga ati none ko n'agacuma nari nahashize nako bakanywagira. Aravuga ati ariko ndi kumwe n'umwana wanjye. Aramubwira ati mwana wanjye ko kumwe nabitanze turamukomera. Umwana aramubwira ati mubyeyi ibyo bintu tubigendanyemo dute kwigihe cyanjye cyo gukora cyangikiriye. Mariya aravuga ati mva kuba nakubwiye ubundi n'undi Imana nigikuvugisha ujye usohoka mu rusengero wiruke kuko burya nyuma ushobora kuza ibindi bikakuvangira bikagukuramo n'ibyo wari wamenye. Ujye ufashwa wicaye kuko hari ibintu byanyuma bishobora kuza. Mariya we yaravuze ati reka mbyumve nindangiza nyawe ite nigendera njya kuba nawe. Aragenda abwira abahereza arababwira ati nimundeka bati. Haleluya. Nimunamiki amajyero ibyo umwana wanjye ababwira ninjye wamubyaye. Ngendera gute ibyo ababwira ntimukore ibinyuranye n'ibyo avuga. Ati kuko ibintu avuga ntabwo mwabyumva. Ati se mubyeyi avuga ati yakubwiye yuko guhaye imyenda niyo wabufite imbere sinayibye. Ati yakubwiye ko guhaye inzu niyo wabirimo amabati arayitwa. Ati ubwo rero ibyo babwira mwihangane abamugira gute mubyemere abamugira gute kuko aramuzi aramusobanukiwe. Ariko abamuzi ntabwo batugira niyo bikomeye tuba tuzi ko bigiye kwirindira. Haleluya. Sinzi abantu babonye byacitse. Hari ibintu byitwa byacitse bijya bibakoraho bikaduhira nk'inzuki ziri mu muti ariko yaje yitabuye byaduhirabura bishaka ukamenya ngo niba Abisirayeli bateye hejuru baravuga bati kurya Farawo ibyo ni umuhindo gusa kubera ko ntacyo abatwara. Haleluya. Yarababwiye ngo biriya bigega nimufate amazi mubyuzuzemo nimurangiza mutahe. Ibyo bintu yaba Mariya atabahaye amabwiriza ntabwo bari kubikora kuko ntabwo amazi ava mu byo by'abagabo bari mu bukwe ntabwo yari kubagenda ngo bahe amazi ariko ngo byarakunze kuko bivuze ahubwo abantu bazima. Reka nkubwire nubwo wababaye ibya nyuma bizarusha uburyohe byawe. Haleluya. Nubwo wababaye ibya nyuma bizarusha uburyohe byawe kandi impamvu iby'Imana biryoha nuko biza iby'Imana Rwanda Revenue itamenya ibintu Imana by'Imana ntabwo Rwanda Revenue kuko biza mu buryo budasobanutse. Ntabwo biza mu buryo busobanutse. Ntabwo biza mu buryo ngo navuye ahanga none
cyane. none se ibyo bintu Rwanda nyirabizi zizayo amafaranga bayirirwa bahana kandi ibyo bintu biba bisobanura Imana ntabwo bavuga kurengereza imisoro ayo bijyanye n'ibyo mukora bamushyiramo amapima bagira ibintu wabihemba cyangwa nta misoro ariko ndagira ngo babwire Imana ni ijambo rinini. Yego. Ijambo rinini. Imana ni ijambo rinini. Yego. Dawidi yigeze gukora akantu arayiririmba arongera arayiririmba amaze kuyiririmba noneho amuka yiririmba kuko yari yarayiririmbye arayimara amaze kuyimara noneho yageze ukayiririmba tuwiteka ni igihome ageze aravuga tuwiteka ni umwongere ugahingiza umushumba uzi ko mujya gusenga Imana mukayigira n'umuyaya wamana undindira abana wamana undindira urugo ukayigira umuzamu ukayigira noneho Dawidi arayiririmba ayiyita amazina yose abuze uko abigenza noneho ukayita aravuga ngo niya kubera iki yayizera nta yindi nyuguti n'imwe muzabona mumushinga Imana yarambabariye yaranyubakiye yarambariye yaranzishije yanabaye yarateye ko Mana yangishe niyo yonyine yarangiyere yego nigeze kumbaburira amarira kumbaburira hashizeho umwaka numva aravuze ngo iyo ntamugaburira aba yarapfuye numva abantu baduturira n'ibijyanye bimaze umwaka umuntu arakugaburira nyuma akazavuga ati iyo nyuma aba yarapfuye ariko kuba nasenga Imana ntabwo nari numva iducyurira ngo narabagaburiye ngo nagize kandi yakoze ibirenze ibyo dutekereza. Yagira umuntu umbwira ngo ntacyo Imana yakoze. Imana yakoze ibintu bikomeye. Ariko gusa gufata mikoro uretse se abaminisitiri bafata mikoro ubundi ugira ngo wafata mikoro ugiye kuvuga ntabwo nizi iby'ubuhinzi ngo naba ndi kwigisha iby'ubuhinzi nta by'ubworozi nzi ngo nagiye guhugura aborozi urumva mureke babwira Imana yakoze ibintu birenze mikoro safiri Imana yakoze ibintu kandi Imana izongera ikora n'ibindi byinshi. mureke babwire mugire ubwenge kandi Yesu atubwiye ngo tugire ubwenge mu bw'inzuka kubera iki dukwiriye kugira ubwenge mwabagore mwe ndabagira inama abagore bagiye ku murenge bakajya babona kwanga kubaha abagabo ngo twagiye ku murenge ibyo ni byo bashiti yarari ndagira ngo mbabwire ngo ubu uyu mwanya dusenga dushyizeho ingufu kuko ibyo dufite abandi barabishaka umenye yuko umuntu urimo gucukura imva akaba yabuze amafaranga akajya gusenga Imana iri kumubwira ko imuhaye amafaranga kandi ntabwo ukuntu azabona amafaranga birasaba kumva kugira ngo abone amafaranga hari n'abari kudusengera ngo dupfe none bari kubaza amasanduku bari gusengamo Imana kugira ngo imuhe amafaranga yakwemera ikanakwica ariko kugira ngo isohoze ijambo Imana yavuze biragusaba gusenga kandi hari umugabo w'umuhanuzi witwa Eliya yaravuze ngo nijya mu buhanuzi ujyanye n'usigaye kandi hari abahanuzi bari mu buvuzi ubu Imana irimo irabwira abantu ngo bagize abategetsi garama bana b'abakobwa n'abasore barimo barasenga Imana irimo kubabwira ati mbagize abategetsi bagize abantu bakomeye kandi imyanya ntabwo ijya yiyongera ihora ari yayo ufite rero usengera kuko n'abariya barimo baragushaka kandi Imana irimo kubavuga n'ubu byo kwicaraho babonye ngo narakabonye ngo nasinye na kodera bazakwirukana bavuganye n'Imana bakagenda nta kindi kintu twakora
ishimwe ryayo yasezeranyije Aburahamu na Isaka. Imana yubaha. Imana kuryibuka ikoresha imbaraga nyinshi. Reka mbabwire nta kintu na Imana yigeze igukorera idakoresheje imbaraga nyinshi. Kuko Imana kugira ngo ikore yakoresheje imbaraga nyinshi. Bibiliya iravuga ngo ihagurutsa Mose, kandi Abisirayeli bari bazi ko Imana igiye guhagurutsa umuntu w'igitangaza ufite imbunda, ufite amafaranga, ufite ibizu binini, ufite ibimodoka. Bagiye kubona babona umuntu uje kubatabara azanye inkoni yonyine, inkoni gusa, kandi baje gutabara ubwoko bw'Imana ngo bavugane na Farawo. Bagiye kubona babona azanye inkoni, arababwira ngo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo bwabimyeho bigiye kubarekura. Barebye basanga afite inkoni gusa, ariko n'iyo nkoni yari inkoni y'Imana, kandi iyo nkoni y'Imana yari irimo ubushobozi bwose. Bene gatereka mbabwira ntabwo dusabwa byinshi, turasabwa kugira ubutware bw'Imana bwonyine. Ubutware bw'Imana buzabyara ibintu byose. Nta kindi kintu dusabwa ni ukugira ubutware bw'Imana n'Imana n'imbaraga z'Imana. Ngo nuko Mose aragenda abwira Farawo, amubwira ibyo Imana yavuze. Ariko reka mbabwire cyane icya nyuma yavuze, yaravuze ngo ni ukuri Farawo uretse no kugira ngo abareka mu kaga azanabiyirukane. Reka mbanze mbabwire aka kantu, hari amaboko agufasha igihe kirekire, ariko Imana nivuga rimwe ntuzamenya uburyo kurekura ayo maboko. Uziko umuntu aba mu maboko akomeye akumva ntazayavamo, akumva yayahizemo, akumva ntibizakunda, yarangiza akiyakira. Hari umugabo witwa Petero ngo yarafunzwe, afunzwe ari mu nzu y'imbohe, ngo nuko ariryamye kuko yumvaga yuko ayo maboko arimo atazayavamo. Ariko Imana yo yashatse gukura umuntu mu maboko, yagufashe igihe kirekire kandi akomeye, ayavamo rwose. Haleluya. Icyanyuma Imana iravuga ngo azabarekura kandi azanabirukana. Imana rero itanga itangazo, iravuga ngo Farawo mutangarize igihugu cyose ko abantu bakwiriye kubaga umwana w'intama, bagashyira amaraso ku nkomanga z'umuryango, kuko marayika murimbuzi rino joro ari burara agenda kandi arabagenzwa no kwica, kandi arica icyavutse mbere cy'imfu. None rero nimushyira amaraso ku muryango ntabwo marayika ari buze. Reka mbabwire agaciro dufite konyine, agaciro k'amaraso. Haleluya. Ntabwo uvuga ngo gusenga cyane, ngo kuririmba cyane, ngo oya, ntabwo Imana ibireba, ikireba ni amaraso. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, nta kindi urubanza rubaho bagifite ikirango. Noneho abantu babyumviye bagashyira amaraso ku muryango, marayika murimbuzi ntabwo yari yitaye ku kirimo imbere, ahubwo we yarebaga iki? Ikimenyetso. Ngo araza muri Egiputa ngo abantu barapfa, imfura zirapfa, no kwa Farawo barapfa. Bibiliya iravuga ngo habaye umuborogo, kandi uwo muborogo ntuzongera kubaho. Abantu babyutse mu gitondo bajya kwa Farawo, baramubwira ngo abantu birukanye bagenda. Abisirayeli ngo baragenda. Reka mbabwire ibintu bibiri mu ngendo byababaye. Icyambere cyababaye, ntabwo imyenda bambaye yabacikiye. Icya kabiri n'inkweto ntabwo zabasaziye, ahubwo bo baragendaga kandi bakagenda. Bibiliya ikavuga ngo inkingi y'igicu niyo yabagendaga hejuru, iyo bayihagararaga nabo barahagarara. Reka rero mu rugendo rwabo rero bagere ku nyanja, birahagarara. Kandi dufite ikibazo cy'abantu batazi kumenya gukorana n'Imana. Imana iyo yahagaze gukora bo bagakora. Iyo Imana iyo yahagaze gukora wowe ugakora, ibyo ukoze byose birapfa. Iyo Imana yikubwiye, hari umuntu ugira imyaka 25 atarashaka, akavuga ati rero Imana yanze kuba nshatse, reka mbe ngiye kwishyingira, yagera akamaro akongera akagaruka. Kuko ugomba kugaruka ugasubiramo inkingi yahagaze, ukongera ugatangirana nayo kugira ngo ibintu byawe byose bibaho.
mbabwira aka kantu ntabwo yihuta kandi nta nubwo ikerera. Hari abantu bashaka kuyihutisha ngo bikore Imana, ngo nutabikora ngo umurimo wawe uragahoje, umurimo wawe ntabwo uragahoje, ngo bikore, ngo wongere ubikore, ngo bigira vuba vuba, ngo byihutishe. Ntabwo Imana ifite ubwo, nta na siteresi zo kuvuga ngo reka ngo nihute ngo byatugereye. Ibintu bibiri byayihutishije ku isi nabonye ni bibiri gusa. Icya mbere ni igihe Aburahamu yari yafashe icyemezo cyo kwica Isaka. Icyo nicyo cyihutishije Imana ngo yahagaze ku bicu irahamagara, yaravuze ati n'imirimo njya kumanuka ndasanga byarangiye. Nicyo kintu cyonyine cyayiteye siteresi, kandi ntibiratera Imana siteresi. Naho kuvuga ngo igihe y'ingwa mineri bwaramu baranyirukana mu nzu, ibyo nta siteresi byayiteye, kuko bakwirukana mu nzu ukarara ku musozi ukarara mu itaje. Haleluya! Ukabibona nk'umuhamya. Yego. Kuko kuba wararaye mu gihuru ejo ukarara mu itaje nibyo bishimisha Imana. Yego. Dufite abantu barashaka kuba nk'abajenerali batarakoze ikosa. Abarokore niko bameze ngo Mana ngo nzamura, ariko kuzamuka icyo bisaba. Uzajya kubona ubona igitifu w'umurenge agenda muri ya modoka uyoberwa amashuri yize. Wewe warayize. Ariko mwazamura. Wowe mbere wige n'ay'inzara, ubona niba kwiga n'ay'inzara, unanirwa kwemera n'ayo kukuvuga, kandi ibyo bakuvuga nibyo. Wowe Mana murashaka ngo kuba umuntu ukomeye. Uraba umuntu ukomeye wakoze. Ikuzamuye Imana uzangire nk'umuntu ukomeye. Ibyo bintu uri kwifuza uramaze kubikirwa, ubundi uzaba umuntu ukomeye. Yego. Uzi abantu bakomeye bakubwiye amajoro baraye, akakubwira akaga yahuye na, Hatinda kabisa. akakubwira ukuntu afite inkovu ku mubiri, wowe warangiza ukumva ngo cyangwa ngo generali tukabura. Generali sinova afite banki urasukuguru, urasukura ko nta bitotege, urashaka kubona generali utinya amagambo. Afite itije mu mugongo. Ntabwo ushobora kuzakomera udahuye n'ibikomeye, kandi ikizakumenyesha kuzakomera ni uko uzaba wahuye n'ibikomeye. Yego. Turafashije. Imana yarambwiye ngo uzaba uvuga ubutumwa mu Rwanda no mu mahanga. Umuhanuzi ubiyamye ndamubwira nti rero bajya guhanura neza, ariko none biranze rwose, kuko uhanuye nabi numvaga ibyo bidakunda. Bavuga ubutumwa bari bakomeye, bari barakagira barebare bambaye n'amagare, maze barahamagara hano hakurya imbazi ngo nza kubwira. Ndagiye hari igiterane kinini cy'abaparwa, hari haje imidugudu myinshi, nari nanutse cyane narabyibushye n'imitegamere no kwicura, nari nambaye amapantaro abiri kandi nabwirizaga meze nk'uwiruka. None ndimo kubwiriza nanjye ijambo nari mfite, mugira ngo se ijambo nari mfite ryaheze. Nari nagiye muri bya bindi kumwuba wigisha tugatera haleluya, abantu bakagira ngo ufite ijambo kandi nanjye ndangije narakubwira ngo igiterane cyo hanze nari nzi yuko abantu ari kubatera ubwoba ngo bihane, ndavuga nti reka nshaka ijambo ryo kubatera ubwoba, ariko nsanga abantu ntibakigira ubwoba. Ndangije ndavuga n'ikintu cyatuma mbatera ubwoba ni iki, nsanga bose batinya. Nshaka ijambo ry'ubupfure, ndashakisha ijambo ry'ubupfure, ariko sinzi ukuntu nageze mu maronko. Bice bibiri murongo wa gatatu n'uwa karindwi, washaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa kiramo akagozi. Iyo aka kagozi iyo kaza kuva mu kwahe, nta kintu ntari kubona bwiza. Ndangije ndababwira nti numvishije ko kuba ari ubwiza ari ukwisiga amavuta atoya. Nise numvishije ikibara gushaka gukora ibyiza mudashobora. Ndangije ndababwira nti rero ibintu byose mukora hano ku isi biba ari ugutinya inzara, mugatinya urupfu rw'inzara, nariko mwatinya urw'inzara muzicwa n'urwa malariya, nicwa mbona batangiye kugira ubwoba, ndavuga ngo byatangiye abagiriye mu gihugu isoko rigiye kwiga ni burya n'ubwoba bw'inzara. N'umufunda yarurira akajya utera imisumari, nari batinya inzara, nariko azicwa n'umuntu. Ndangije ndababwira nti ariko hari ahantu twabonyeho guhungira. Yego. Ndababwira nti ari muri Kristo. Haleluya. Niruka mu ndabizi ko
biragoye ariko kubera yuko abarokore ari abanyabwonko kubwira umurokore abadayimoni nimo kubwira umucuruzi araza nabwiye abarokore n'iki giterane kirimo abadayimoni benshi ni kirimo abadayimoni benshi intumubiriza dusanga cyane twirukana abadayimoni bari muri iki giterane kandi n'abadayimoni bari barahumiriza barasenga birukana abadayimoni nanjye ndapfukama nzimba ipantaro ntabwo byabujije Imana gukora. Haleluya! Ubuzima bwose bwaburimo ntabwo buzabuza Imana gukora. Icyo Imana yagambiriye gukora izagikora, nta kintu ishingiyeho, nta kintu abantu batabizi, Imana izakora umurimo wayo. Haleluya! Ntabwo uko waba uri kose uzi Imana gukora. Kandi Imana ivuze irabyiga ikagenda irishakisha reka bamenyesha Imana igira isanga no mu Misiri abantu bararijugunye kandi mbabwira ijambo ry'Imana ni umutungo wimuka nuko ijambo Imana ivuze ku muntu irakomeza ntabwo ikurikirana umuntu ahubwo ikurikirana icyo yavuze mu muntu. umutungo wimuka. Haleluya! Ntabwo imukurikirana kuko bapfa n'ubundi bameze nk'abo basa nk'abo aho gukurikirana ikiri kuri bo n'imbere yamushyize. Niyo mpamvu ndakangurira abantu nka 70 ndabivugira imbere y'Imana n'imbere y'abadayimoni kuko abadayimoni nabo bari kunyuma n'imbere y'abantu abayobozi bakomeye b'imbaraga bo mu bihugu bitandukanye bere kwirirwa bajya kurunga abantu baberewe kubera ntabwo ari turiho ahubwo harimo ijambo ry'Imana muri iki ntabwo rero ntabwo ibipfuye kuba Imana yarakuvuze abayobozi babiri niba baje amahirwe make yo kukwica imbunda zinaho amahirwe make yo kukwica abagore bahawe amahirwe make yo kukugambanira kuko ibikurimo b'imbere ntabwo bigambanirwa. Haleluya! ibikurimo b'imbere ni ibinyambaraga. Abisirayeli bari mu rugendo bari kwigamba rivuga ngo mugiye i Kanani. Niba bagiye i Kanani niba Imana itubwira ngo mugiye i Kigali ntabwo turapfira i Muhanga tugomba gupfa kuko twageze i Kigali ibi twijyambika mu nzira ibyo ngibyo ntabwo bitureba twebwe ikitureba ni ukugenda. Haleluya! Farawo nawe yicara abantu barongera baraganira. Niyo mpamvu muzabicunge uretse abarokore bakeya ubundi abarokore bakunda kugira ubugugu kubera iki bagira ubugugu biyuka inkoni n'ibiryo bike byo kwa Farawo yaba n'uturyo akaturyama hejuru Farawo atazongera akadutwara atazongera akiruka ubuzima bwo kwa Farawo we akabiryama hejuru bamubwira bati se watanze icyacu cyaba n'ik'ibihumbi 10 atereka nanga 3 nawe wamenye icyo kwa Farawo bwabashyiramo kwa Farawo utazagaruka akongera akabiryama hejuru. Abantu bameze nka Daniya na Safira baravuze ati ibintu by'intumwa ushobora kubyishinga tukazakira reka tugire ibyo dutanga tugire n'ibyo dusigaza nibakene nubwo tuzahita twigarukira tugira kwa Farawo baravuga bati hari abantu ko badukoreraga reka tujye kubagarura mbabwire yuko mu bikoresho batwaye ibikoresho bya gisirikare kandi Abisirayeli bari bamenyereye inkoni zonyine. Reka mbabwire rero mu byago dufite icyane ni ukwishimira ibitangaza Imana yakoze nibyo byago uzajya kuba mubona umuntu yasezeranye ku cyumweru icyumweru kimwe kirashize akaka mikoro reka abantu ntabapfuye ngo haleluya ndashimira Imana ngo Imana ngo yampaye umugabo mwiza umugabo muteramana n'icyumweru kubwiwe n'iki ko ari mwiza ariko ngo ndashimira Imana kuko mbona ngo Imana ngo yampaye umugore mwiza nawe ejo ntabwo kubwita inkuru uzajya mbere yo gushima Imana ni mu manza mwitondera ukajya kubona ukabona umuntu afashe miliyoni 15 kuri banki akaba yashinze iduka agahagarara ngo ndashimira Imana ko
yacu. Uzi n'abanyegiputa nabo bahagurukamo bose bati Uwiteka Imana yacu, Uwiteka Imana yacu. Noneho rero Imana igiye kubarebareba ngo bageze ku nyanja itukura. Ku nyanja itukura ahandi inkingi y'igicu yahagaze aho batari bushobora kugenda, kugira ngo Farawo amanza azabegere neza. Ubundi hari abantu basenga ukabona bari gusenga, Imana yabareba ikabona bameze nk'abari kwiza. Waba uragiye afite ibiro 5 by'umuceri urimo gusenga ngo Mana byakomeye wasigaye ibiro 5, wabyamanje bigashira se. Yego imanza bishira. Noneho ngo Farawo azana ibikoresho bya gisirikare. Reka Abisirayeli bamubone ati turashize. Ngo bamubonye bose bavuze baravuga ngo Mose we Uwiteka Imana yawe kandi baje n'Imana yawe. Ariko bageze mu byago barayihindukiraniye Mose we bati we Uwiteka Imana yawe mwatuzanya kutwica muri Egiputa mwatuvanaga nta mva zari ziriyo. Ariko ngo Mose arapfukama asenga Imana, ayereka ingabo n'amagare n'ibikoresho. Ariko Imana ntabwo itinya abasirikare, ibintu urimo kuyereka ntabwo Imana ibitinya. Arongera yereka inyanja. Imana iramubaza ngo Mose ni ibiki bituma untakira? Uzi yuko uyabiye umwanya ntagire umuntu wongera kugira amaganya. Mundamurira amaboko dushimira Imana. Ntagire umuntu wongera kugira amaganya. Ni ibiki bituma utaka? Mwebwe nimukomeze mugende. Ubundi reka mbabwire, hari ikintu nabonye ku banyabwoba, abantu bagenda nijoro wenda n'inaha nubwo hari umugeni wawe mu bice by'icyaro. Umuntu ugenda nijoro ajya kubona imbere akabona hari igiti, ukabona ni umuntu ufite n'inkoni, ukabona yambaye imyenda by'ibikara. Ariko uko akomeza kucyegera niko usanga ari igishyitsi. Ibintu bidutera ubwoba no mu buzima ntabwo bwa mbere bidutera ubwoba, byamaze bidutera ubwoba. Hari ikintu Abarundi bita igikanganyoni. Igikanganyoni ni ikintu bashyira mu bigori no mu mashaza, kikaba gifite inkoni, gifite umutwe, cyambaye ipantaro, cyambaye n'ikote. Inyoni yose ikibonye ziravuga ati nitucyegere kiratumara. Ariko iyo zagisobanukiwe zikinyaraho zikakinyara. Naho ibintu byose bidutera ubwoba ni ibikanganyoni, ni ibintu by'iterabwoba biraho ngaho. Kuko ntabwo ari ubwa mbere tugize ubwoba tugira. Twagize ubwoba turongera tugira ubwoba burashira. Niyo mpamvu rero tudakwiriye kugira ubwoba tugifite Imana. Iyo turinze 2010 izaturinda na 2024. Haleluya. Kuko n'Imana ntabwo yagiye. Icya kabiri, kubera ko twebwe dutinya ibyago, kubera ko twebwe dutinya ibibazo, niyo mpamvu Imana ibitwegereza kugira ngo bigaragare yuko ibyo bibazo ntacyo bitwaye. Kandi Abagatolika bo bararirimba ngo nimuhumure ngo kuko Yesu iyo si nawe yayibaye. Ibyo byago biguteye ubwoba ngo na Yesu nawe yabinyuzemo kugira ngo dushire ubwoba. Abisirayeli babona ingabo za Farawo. Reka mbabwire, Bibiliya iravuga ngo kandi ngo baraye bagenda nijoro. Ingabo za Farawo zaraye zigenda nijoro kugira ngo zize kubagamura nijoro. Ariko nagira ngo nkubwire mwitera, Imana igiye kugutabara bagisinziriye. Imana iragutabara bagisinziriye. Kandi kumva kaka ibyago bizajya kuba bigushyiraho. Kuva naho ibyago bizajya kuba bigushyiraho. Sawuli washatse kwica Dawidi, Sawuli yarapfuye, Dawidi arasigara. Hamani washatse kwica Abayuda, yarapfuye, Abayuda barasigara. Nta muntu n'umwe ibintu byose abantu bashatse gukora abantu bapfaga, abandi bagasigara. Reka umanurire, hanurire umutima wawe ubwira ngo ibintu bimagurukiye bizansiga. Bizagusiga nta kintu bizagutwara. Icyakora nutandukira ugatimama nibyo bitarakunaniye bizagusiga. Kuko Bibiliya iravuga ngo n'akababi k'umuvumu kazitura hasi wirukane nta kimwirukana, kubera ko wataye Imana n'amabwiriza yawe. Abisirayeli ngo Mose arababwira ngo nimukomeze mugende. Arambura yabo ni hejuru y'amazi, amazi ngo babonye
aratandukanye. Umwisirayeli wa mbere ahageze aravuga ati mbese najya mu sinamenye ibiciye numa n'amazi moka wabona tugiyemo bikongera bikiyegereza bituma kugira ngo nitwe na farawo nitwe n'amazi bajyamo. Noneho ikintu Imana yakoze kubera ko ari nijoro ngo Imana yafashe ya nkingi y'igicu ihindukira Abisirayeli umucyo. Imana ishyize umucyo imbere yabo. Umucyo Imana ishyize imbere yabo kugira ngo ubone. Noneho ngo abanyegiputa bo ntibahindukire umwijima bakajya bagenda barakabaka. Mbibutsa yuko ibiduhiga biratwegereye ariko ntabwo bibasha kutugeraho. Abagabo b'isabyo muri Gomora bashatse kwica bati ariko ngo marayika ateza ubuhumbu ngo bakajya bakabaka ibyamuhigaga n'ibikabakaba. Wewe ushaka bikubure wibere mu bwihisho bw'Imana. Igikurikira Abisirayeli bajyamo barakomeza baragenda bari mu mazi ngo n'abanyegiputa nabo baregera nabo bajya mu mazi. Reka mbabwire ubu buhungiro twajemo n'abadayimoni bagujemo kandi bishima. Mbibutsa yuko mu nguge ariko gakiza natwe turimo hari harimo n'ingurube kandi ingurube igira ibyobo. Maze mwaka mugakomeza kuvuga ngo Mana wirukane bano bapagani ko bazi bari mu nguge ukabirukana ibyo. Kandi uko n'ibikureba uko nujya kwiyenza ingurube yaje nimuhugira gutera ibyobo. Wewe muri kuririmba ibi bijya kureba ibi ni murimo kuhanuri kuko nujya kureba iby'ingurube mwegeranye nazo zizira mu nguge ziragutera ibyobo. Kandi usanga niba wagiye kuziyenza ujya kuzikomakoma nazo zibereye mu nguge. Noneho abanyegiputa nabo bajyamo ariko nagira ngo manurire Farawo uri muyitera. Farawo twakuhungiye mu gihugu cyawe tuguhungira mu isi tuza mu nzu y'Imana. None mu nzu y'Imana naho warahaje. Ubwo wahaje rero hano nta buzima bwa Farawo buhaba, hano hari ubuzima bw'abana b'Imana. Nagira ngo mbwira Farawo, mbwira umurozi, mbwira umwicanyi, mbwira umugome, hano nta buzima bwabo buhari, hano hari urupfu rwabo. Urabikora Imana ikakwihorera ariko nijya kugora uzamenya ko warwanya ubwoko bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana bakurwanya bikanya ariko iyo ugiye ukubitwa utazi kuziza naho kumviriza ubwoko bw'Imana. Abisirayeli bose bamaze kwambuka nubwo Imana ibwira Mose iramubwira ngo n'abanyegiputa nabo bagezeho ngiye gukina umukino wawe. Reka mbabwize ukuri mw'abantu mwicika intege cyangwa ngo musakuze. Imana ntabwo yari yageze umupira ku mukino wawe. Iyo bigeze ku mukino wa nyuma amagambo arashira utsindwa n'utsinda aragaragara. Ntabwo ari bya bindi byo kwihisha ngo bansinze kimwe ngo tuzajya mu bwo kwishyura. Reka da kuri finali ntabyo kwishyura amagambo arashira. Umwana uko ngo arambura inkoni hejuru y'amazi umuyaga uraza uregeranye ingabo zose zirapfa. Abisirayeli bararirimba mw'uyu mugoroba Imana ikumeye indirimbo kandi uririmba indirimbo ihwanye n'ikibazo wabuze. Uririmba ati wa kibazo, uririmba ngo wanyanja, uririmba ngo wabyago mugiye. Abisirayeli baririmba indirimbo mu Cyongereza bayita freestyle. Ibi bintu bihimbiwe aho bija kwa kana kugira ngo si Cyongereza ntitujya tukiri baravuga bararirimba bati Uwiteka aranesheje bitanga ifarashi ngo wiheze Uwiteka anesheje. Iyo